muri gushaka kugorora abantu bakiri bato, muri gushaka kugorora abakuze. Ni wa mwana nyuma uzavamo umunywi w'ibiyobyabwenge. Mwana w'uyu munsi kugira ikinyabupfura ari ibintu bikubiye gake. Wa mwana udafite umuntu yubaha, bose bagiye bavamo abantu bakomeye. Hagiye habamo igitsure cy'umubyeyi. Bakunzi ba KGTV Rwanda, mwahisemo neza gukora subscribe kuri KGTV Rwanda. Hanyuma kandi turabashishikariza gukora comment ndetse na share ku biganiro byose mubona muri iki kiganiro ndetse muri rusange n'umuryango mugari wa KGTV Rwanda. Uyu munsi rero tuje kugana ku ngingo ikomeye cyane, aho twibaza ngo umwana w'uyu munsi ugiye gufatwa nk'ikitabashwa, ugiye gufatwa nk'amata y'abashyitsi, ugiye gufatwa muri ubu buryo, azavamo umuntu ukomeye. Ni nyuma y'ubutumwa bwa ribu bwatangajwe na nyakubahwa umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha ribu Murangira Bitsiri, yatangaje ko umubyeyi, ubwo iyo tuvuze ngo umubyeyi ni papa, ni mama, ni umwarimu, utemerewe guhana mu buryo ubwo ari bwo bwose umwana wawe. Ubwo mu bihano batangaje harimo ko bitemewe gukubita umwana inkonji, urushyi, inkoni n'ibindi. Hari abo twahoze duteramo urwenya bavuga ati ubwo batamentioninze ibyo buri imigeri iremewe, ariko nabyo ntabwo byemewe. Hanyuma turi kwibaza ngo uyu mwana uri kurerwa muri ubu buryo, uri gushyirwaho uburenganzira busesuye, uyu mwana azavamo umuntu umeze gute? Hari umugani mu Kinyarwanda nshaka ko dutangiraho uvuga ngo icya mbere uburere buruta ubuvuke. Umugani wa kabiri ni igiti kigororwa kikiri gito. Banyakubahwa bayobozi ndetse namwe mufata mu nzego zigiye zitandukanye, ndi kwibaza ngo uyu mwana mwarimu atemerewe kuvuga, umubyeyi atemerewe gucyaha, umubyeyi atemerewe kuvuga namba no gucyaha no guhana, uyu mwana ejo n'ejo bundi azavamo iki? Niba dufite icyerekezo cya 2050, uyu mwana azaba ameze ate? Kuko umwana w'iki gihe number 1 ntagashobotse. Twebwe duhura kenshi n'abana kandi duhura n'abana bagiye batandukanye bava mu ngeri zigiye zitandukanye. Harimo abana beza b'ikinyabupfura, wa mwana nyine mu rugo iwabo kabisa ubona bakora iyo bwabaga. Ariko ibisi numva ko umupapa wa hariya uri umusirikare ufite discipline azemera ko umwana we agenda yigira nk'igicucu. Ntabwo umupapa wagiye akanyonga igare azemera ko umwana we azajya ku ishuri akigira ikitabashwa. Njyewe umwana nagiye nkishyurira 100% mu bitaro runaka, nkishyura 100%, ari njyewe mwishyuriye, kuza ukambwira ko umwana wanjye ntemerewe kumucyaha, uri gushaka ko tugirana ibibazo mu buhe buryo? Rero abana b'iki gihe ni wa mwana w'imyaka guhera ku myaka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kuzamuka, usanga ni wa mwana ushobora kugenda agahimba ikinyoma cyiza cyane, akagenda akabeshyira umwarimu, akabeshyira umubyeyi, akabeshyira undi muntu uwo ari we wese, akagenda agahimba ikinyoma cy'ukuntu wakubise umwana utabikoze, kubera akazi ko nagenda akakurega nta zindi discussions uri diskita cyangwa se urisobanura wamaze kugerayo. Uyu mwana nugirana ikibazo wenda na nyina uri umwarimu, birashoboka cyane ko n'umwana ashobora kuza akakubeshyira bakakujyana.
uyu mwana tutari gushaka gukura twereka icyiza, ahubwo tukamufata nkaho ari igisabo, uyu mwana tukamufata nkaho ari amata y'abashyitsi, cya cyerekezo u Rwanda ruharanira, mbarahiriye izina ry'Imana ntabwo uyu mwana azagerayo, ntabwo azagerayo, kuko uyu mwana warezwe gutya, umwana udashobora gucyahwa, nakora ikintu kibi ngo umwereke ko icyo kintu ari kibi, ugashyiraho itegeko rivuga ngo umwana ntabwo yemerewe gucyahwa, ntabwo yemerewe kuvugwa, ngo ubwo ni uguhotera uburenganzira bw'umwana. Hanyuma uburenganzira bw'umubyeyi burihe ko mutwereka ubw'umwana? Uyu mwana yabyawe nande? Uburenganzira bw'umubyeyi ku mwana we ni ubuhe? Nzagenda nduhe nshake school fees, hanyuma umwana wanjye agenda bikirara simvuge. Nzagenda miriri bikane kuva mu gitondo nemerewe ntukwe n'umukoresha wanjye rimwe na rimwe nanyambure. Hari abantu bakora mu magaraje, abantu bakora mu bunyonza, abantu bakora ikimotari, n'izi ntambaro ziri hanze ahangaha, nagenda ashake minerivare y'umwana, umwana agenda yigira ikigoryi hariya hanze, hanyuma ngo umubyeyi ntiyemerewe gukoraho, ntiyemerewe gucyaha umwana. Gute? Ntago ndi kuvuga ngo mubyeyi genda ufata umwana, hari ibihano bidakwiye umwana by'ukuri, kumvikana. Niba umwana afashe urugero, afashe iyi karamu cyangwa se afashe iki gisokozo, afashe kino gisokozo aragitwitse, mubyeyi ntago nkubwiye ngo genda ufata umwana umukubite intoki kugeza igihe zicitse. Ntago mvuze ngo niba umwana yibye akoze akantu gatoya ngo akubitwe wenda umutwika ikibuno cyangwa se umumenaho amazi ashyushye. No, corporal punishment, I'm against it. Ibi hano bibabaza umubiri, bibabaza amarangamutima, ntabwo byemera. Ariko uyu mwana watangiye arerwa gutya, umwana watangiye kwiba, reka mbabwire, umwana watangiye yiba agafuniko k'ikaramu, aka muri kukabona, ntavugwe, ntacyawe, ejo bundi nashyirwa mu kigo kigenzura imari ahantu runaka, ikigo gishinzwe imari, aziba amafaranga, koko ntabwo yigeze agira umuntu wo kumucyaha, wo kumwereka ko icyo kintu ari gukora ari kibi, kubera ko yakuriye mu mategeko amuha uburenganzira bwo kwisanzura. Hari umuntu twigeze tuganiraho amurugera, arambwira ati uzacunge cyane cyane umwana wakuriye mu cyaro ahantu hahandi, iyo bigeze yabonye opportunity yo kwiga ariga neza. Ariko bano bana byitwa ko ari abantu babifashije, wa muntu wavutse ibintu byose bihari like this, sometimes he doesn't care, ntago yita ku byo ari gukora. Hoba akavuga ati okay, ishuri nirinanira yagera papa wanjye aranshingira business. Ese wa mubyeyi, umwana wawe nakura utamucyashye kubera ko hari itegeko rivuga ngo numucyaha urahanwa, uburenganzira bw'umwana burubahirizwa. Ariko abana turi kugenda dushyiraho, turi kurera nkaho ari bababyeyi, turi kurera nk'ibisabo, turi kurera nk'amata, abangaba bazatuviramo imisega, mbabwije ukuri. Ntawe mentioninze izina, ariko nimba uzi ko wicara hariya mu nteko ukavuga ngo umwana ngo ntago byemerewe kumucyaha mu buryo ABCD, how do you expect, uratekereza ko umwana azavamo iki ejo n'ejo bundi hazaza? Nahoze mbona abantu bagiye batandukanye, uwitwa Uncle Austin hari ubutumwa yatangaje like ari kubuvugaho, ari kuvuga ngo umwana ngo numutware, umwana nawe atari kubyumva. N'abantu benshi bagiye babivugaho. Izi ni inkuru zimwe na zimwe zagiye zandikwa n'igihe zabicishijeho. Reka tubanze tubacishijemo iyo ako kantu, tubereke ubutumwa bwa Uncle Austin, tubacishijemo n'ubutumwa bwanditswe cyangwa se n'ikinyamakuru Igihe, hanyuma tuze kugaruka ubutumwa bw'umuhanzi Uncle Austin cyangwa se uwizwi nka Austin Rwano. Yagize ati mu rugo ngo umubyeyi ntiyemerewe kugorora umwana amnyuza akanyafu, no ku ishuri umwarimu ntiyavuga kuri uwo mwana, mwarangiza ngo umwana azagira uwo yumva. Cyaze twigana nabi, mureke mbabaze, abazungu twigana imirere ya sosiyete zabo mubona zitarishwe nuko barezwe?
ubu ni ubutumwa bw'umuhanzi Uncle Austin aribwo dukomeje kugenda tuganiraho ndetse n'ibindi. Yes, nyuma rero yo kubona ubwo butumwa turi kwibaza ngo niba uyu mwana atangiye kurerwa gutya, tukirengagiza imbaraga igihugu cyashizemo kugira ngo twubake u Rwanda rugeze kuri uru rwego, tukumva ngo umwana agomba kurerwa nk'aho nyine ni nk'aho adashobotse. Umwana udashobotse ku myaka 10, 13, 14, 20, umwana ntabyara ubwo ntazabyara ikihebe, ntazabyara umuntu udashobotse. Hanyuma nabyara umuntu udashobotse, igihugu cyacu kiri kugana hehe? Umuco mu Rwanda wagiye hehe? Umuco wo guhana wagiye hehe? Ninde ukwiye kurebera bano bana basuzugura abarimu, basuzugura ababyeyi, basuzugura? Ni inkuru eherutse gutambuka ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko ndakeka ni mu ntara y'Amajyaruguru cyane niba ntibeshye. Umwana yari gukora ikizamini, hanyuma umwarimu amubuza gukopera. Icyo umwana yakoze, yahise atera umwarimu ikaramu hano, igisebe kiraza. Uyu mwana ukeka ko yarezwe gute? Niba abana bigira ibinani bakiri bato, umwana akagira imyaka 9 ashaka gutegeka urugo rwose, akagira imyaka 15 ashaka gutegeka igihugu, akumva abantu bagomba kugenda ku mategeko ye. Babyeyi, gute ufata umwana wawe w'imyaka 9, w'imyaka 8 ugashaka kumurutisha isi yose? None rero ni inzego zibifitiye uburenganzira zabitaye, zavuze ati umwana ntabwo yemerewe guhana. Uyu mwana twaruhiye, murambwiza ukuri ko umubyeyi waruhiye umwana, akaruhira umwana, umubyeyi akagenda agakora amanywa nijoro kugira ngo umwana we azabeho neza, yige neza, agire gute? Mumbwira ko uwo mwana nagenda akigira igicucu umubyeyi we azabyemera ngo kubera itegeko? Gute? Aba bana turi gushaka kurera Gutya, murumva bazavamo abantu bameze gute mu by'ukuri? Njyewe ntabwo nemera ikintu cyo kuvuga ngo umwana ntabwo yemerewe gucyawa. Nacyahwe ni nakora ikosa ahanwe, like hari ibihano bikwiye abana batoya. Wagenda ukabwira umwana ati iki kintu wakoze ni kibi. Na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yigeze kuvuga ngo gucisha umwana akanyafu. What does it mean? Umwana utacishijwe akanyafu azamenya gute ko iki kintu ari kibi, iki kintu ari cyiza? Goya ko umwana nafata amataka yabugora, sheri, bravo bravo bravo, wow, ejo azongera amenane. Bizagenda gute? Kuko nimba urugero umwana w'iki gihe, niba mba urundi rugero gatoya, niba umwana w'iki gihe urugero uri umushyitsi ugiye gusura ahantu, kubera ukuntu turera nabi abana bacu, sometimes ukaba uri umushyitsi ukicara ahantu, wamara kwicara barakuzimaniye, umwana wo muri urwo rugo akaza akagutondagera, uri umushyitsi ntabwo uzavuga nabi, ntabwo uzagira gute, uzagenda uvuga nti uriya mwana ntabwo yigeze arerwa neza. Biri ukuri. Kubera zino ngamba zigenda zishyirwaho ngo umwana ni ikitabashwa, umwana ni igisabo, umwana ni nakorwaho, umwana ni iki, umwana n'umutwara ariko ejo n'ejo bundi turi kurera amabandi, turi kurera ibisambo by'ejo hazaza, turi kurera ibirumbo by'ejo hazaza. Uyu mwana watangiye gutya, ejo ndi namara kugera imyaka 20 akagenda agafata video yambaye ubusa, bizaba ari ibintu bisanzwe. Uyu mwana warezwe gutya, nagenda ejo ndagafata mugenzi we akamutera icyuma, hazabaze ko ari ibintu bisanzwe, kuko ntago yigeze agira umwanya wo kwigishwa, wo gucyawa, wo kumubwira ati iki kintu ni kibi, iki kintu urumva turi kurera u Rwanda twavunikiye mu myaka 20 yose tumaze iminsi twibohoye. By'ukuri murashaka ko uru Rwanda ruri kwerekeza? Ese cyakerekezo cya 2050 tuzakigeraho? Bano bana b'uyu munsi, umwana wavutse uyu munsi azagera icyo gihe afite imyaka ingahe? Ese uwo mwana namara gukura muri ubwo buryo azaba ari umuntu ushobotse? Babyeyi, mutange ibitekerezo byanyu, murumva izi ngingo, aya mategeko ari kugenda ashyirwaho ari kurengera uburenganzira bw'abana koko?
ese cyangwa ntabwo dusobanukiwe icyo bita children's rights? Umwana akwiye kujya kwiga, umwana yemerewe gukina, yego, ayo niyo mategeko twagiye dukura, children's rights nibyo twagiye dukura twiga. Ariko uyu mwana w'uyu munsi, a child is allowed to beat a teacher. Ibyo nabyo tubishyire mu burenganzira. Inzego mureberera igihugu, inzego mufata ibyemezo mbere yuko musuzuma, mbere yuko mushyiraho itegeko runaka. Ese aho ngaho mubasha gukora ubushakashatsi? Ese ababyeyi muba mwababajije? Umwana w'uyu munsi, urakinisha umwana w'uyu munsi ugenda neza agahimba ikinyoma, akavuga ko umwarimu wenda yamukubise, akagenda agahimba ikintu ati mama yankuruye amatwi. Nuwo ngo ejo n'ejo bundi abana bazaba bemerewe kugenda kuri ribu bakavuga ati ngiye papa yandebye. Hanyuma nimara kumureba birabikosa, ndahita njyanwa. Iki gihe ntabwo iyo bagiye gukora iperereza bakora iperereza babanje kugerayo, nta kwisobanura kundi. Bivuga ngo ndamutse ngiranye ikibazo na mama, like me, mfitanye ikibazo n'umubyeyi B. Uwo mubyeyi kubera ko azi ko kumfata byoroshye muri iki gihe, ashobora kugenda akabwira umwana akamushyiramo politike, akamubwira uti genda ubeshye ko mwarimu wenda yakoze iki kintu, cyangwa se ko njyewe nagiranye ikibazo n'umuturanyi, genda uvuga ko uyu muturanyi yakoze iki kintu. Uyu mwana muri guha ubushobozi budasanzwe azavamo iki? U Rwanda, njye reka mbabwize ukuri, ntabwo ndi against y'uburenganzira bw'abana, no. Ariko se umubyeyi afite ubuhe burenganzira? Umubyeyi afite ubuhe burenganzira? Umwarimu afite ubuhe burenganzira? Twamaze kumenyera ko mwarimu ari umuntu uciriritse, ari umuntu uri aho ngaho, umwana ashobora gutobanga uko ashatse. There is no kuri child. Ibintu byose ni we yes. Umwana amenye mashini, yego bravo. Umwana amenye amazi muri socket, nta kibazo. Umwana atutse umwarimu, nta kibazo. Umwana atutse umubyeyi, nta kibazo. Umwana akubise umwarimu ikaramu nk'uko aramutoboye, nta kibazo. Umwana mbese my goodness. So mukomeze rero mukore subscribe kuri KGTV Rwanda, hanyuma mutange n'ibitekerezo byanyu. Tuzajya tugenda tugaruka kuri izi ngingo zigenda cyane zerekeye kurera ndetse n'uburere mboneza gihugu, cyane kuri uru Rwanda dushaka kubaka u Rwanda twifuza. Mukomeze rero mubane natwe, ni kwihangana Jean d'Amour, ni KGTV Rwanda.